Ivugururamategeko igice cya 29. Isezerano Uhoraho yagiranye n'Abisirayeli muri Mowabu. Aya niyo magambo y'isezerano Uhoraho yagiranye n'Abisirayeli abinyujije kuri Musa bakiri mu gihugu cya Mowabu, rikongerwa kuri yo yagiranye nabo ku musozi wa Horebu. Musa ahamagara Abisirayeli bose arababwira ati, mwiboneye ibyo Uhoraho yakoreye mu gihugu cya Misiri n'ibyo yagiriye umwami wacyo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose. Mwiboneye na bya byago bikomeye n'ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye yakoze. Ariko kugeza n'ubu Uhoraho ntiyabahaye gusobanukirwa n'ibyo mwabonye n'ibyo mwumvise. Mu myaka 40 yabayoboye mu butayu, imyambaro n'inkweto ntibyabasaziyeho, kandi ntimwariye imigati cyangwa ngo munywe divayi cyangwa izindi nzoga. Kwari ukugira ngo mumenye ububasha bw'Uhoraho Imana yanyu. Tugeze muri aka karere, Sihoni umwami w'i Heshiboni na Ogi umwami wa Bashani badusanganiza intambara, ariko turabatsinda. Twigarura ibihugu byabo, tubihaho gakondo Abarubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase. None rero mujye mwita kuri iri sezerano muryubahirize, bityo ibyo muzakora byose bijye bibatunganira. Uyu munsi mwese muhagaze imbere y'Uhoraho Imana yanyu, hari abategetsi n'abatware n'abakuru n'abashinzwe ubutabera n'abagabo bose b'Abisirayeli n'abana n'abagore. Hari n'abanyamahanga batuye mu nkambi zanyu babakorera imirimo yo gutashya inkwi no kuvoma amazi. Ubu Uhoraho Imana yanyu agiye kugirana namwe isezerano, namwe rero mugiye kurahira ko muryemeye. Bityo muzakomeze kuba ubwoko bwe n'ab'Imana yanyu nk'uko yabibabwiye, kandi akabirahirira ba sokuruza Aburahamu na Izaki na Yakobo. Iri sezerano mugiye kurahirira Uhoraho ntarigiranye namwe Abisirayeli gusa, ahubwo arigiranye n'abandi bose bari kumwe natwe uyu munsi imbere y'Uhoraho Imana yacu, ndetse arigiranye n'abazadukomokaho. Mwebwe ubwanyu muzi uko twari tumereye mu Misiri n'ibyatubayeho igihe twanyuraga mu bihugu by'amahanga. Mwabonye amahano abo banyamahanga bakora n'ibigirwamana basenga byakozwe mu biti no mu mabuye no mu ifeza no mu izahabu. Uko muri hano uyu munsi, ntihazagira umugabo cyangwa umugore cyangwa inzu cyangwa umuryango wimura Uhoraho Imana yacu kugira ngo ayoboke ibigirwamana by'ayo mahanga, yaba ameze nk'utera igiti cyo kuroga abandi. Ntihazagire uwumvise indahiro wibeshya ngo yibwire ati, nubwo nkomeza kwinangira ntacyo nzaba. Byaba ari ugukurira amakuba ababi n'abeza. Uhoraho ntazababarira bene uwo, ahubwo azamurakarira cyane, amuteze imivumo yose yanditswe muri iki gitabo, amutsembeye kuzibuka ukundi. Uhoraho azamuca mu bandi Bisirayeli bose, amuhanisha imivumo yose igenewe abiyicira isezerano, nk'uko byanditswe muri iki gitabo cy'amategeko. Abazabakomokaho n'abanyamahanga bazaba bavuye kure bazabona ibyago n'indwara Uhoraho azaba yateje igihugu cyanyu, batangare. Bazagira ngo ikirunga cyararutse, kuko muri icyo gihugu hose hazaba ari umuriro, nta buhinge, nta n'ikimera kiharangwa. Hazaba hameze nka Sodomu na Gomora na Adima na Seboyimu, ya migi Uhoraho yatsembye afite umujinya n'uburakari. Abo mu mahanga yose bazibaza bati, niki cyatumye Uhoraho agenza iki gihugu atya? Niki cyamurakaje bene aka kageni? Bazabasubiza bati, nuko Abisirayeli bishe isezerano Uhoraho Imana ya ba sekuruza yagiranye nabo amaze kubavana mu Misiri. Bayobotse izindi mana batari bazi, baraziramya n'ubwo Uhoraho yari yarabibabujije. Nicyo cyatumye barakarira agateza iki gihugu imivumo yose yanditse mu gitabo yabahaye. Uhoraho yagize umujinya n'uburakari bwinshi, abirukana mu gihugu cyabo bajya mu kindi, aho bakiri na n'ubu. Hariho ibintu bimwe Uhoraho Imana yacu yahisha abantu, nyamara twe n'urubyaro rwacu yaduhishuriye amategeko ye, kugira ngo tujye tuyakurikiza yose uko ibihe bihaye ibindi.